Turatangira tubasuhuza mwe mudukurikiye nshuti zacu, haba abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turabifuriza amahoro y'Imana ababeho. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero amasomo ya Photoshop kuri babandi bagitangira. Tukaba tuza kuyisobanura icyo ari cyo, ese ikora ite, ni ibihe bikoresho ikoresha, ese wayifashisha ukora iki. Ibyo byose tukaba tuza kubirebera hamwe, ariko uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe by'ingenzi, bimwe twakwita nka fondasiyo, ubundi ibindi tukazagenda tubireba gahoro gahoro. Aho nakubwira ko aho twatangira tuvuga ko Photoshop ni porogaramu yakozwe n'abanyamerika babiri, umwe witwa Thomas n'uwundi witwa John mu 1987. Bakaba barayikoze mu rwego rwo gufasha abantu gukora amafoto cyangwa se editing y'amafoto. Ubu editing y'amafoto rero akaba ari ikintu gikoreshwa cyane cyane muri ibi bihe turimo, haba kuri za social medias cyangwa se mu kwamamaza ibicuruzwa by'amakampani agiye atandukanye, haba ku byapa, haba gukora kalendari, haba gukora amafoto yo gushyira ku myenda runaka, haba gukora ibirango cyangwa se logo, ndetse n'ibindi byinshi, aho twavuga nko gukora imitako yo kumanika mu nzu. Ni byinshi byose tuzagenda tubirebera hamwe. Icyo rero nagusaba kugira ngo utazacikwa n'ibyo byose ni uko wakora subscribe kugira ngo ujye ubona video tuzaza dushyiraho igihe tuzaba twaploadinze, kugira ngo tubashe kubasangiza kuri ubwo bumenyi. Tukaba rero dutangira turebera hamwe ibyo tuza kwiga muri aya masomo yacu yibanze cyangwa se ya fondasiyo. Turaza kurebera hamwe ibice bigize Photoshop. Ese Photoshop igizwe n'ibiki? Iyo uyifunguye ni ibiki ubona? Ese bikora iki? Igice cya kabiri tuza kurebera hamwe ni ibikunzwe gukoreshwa cyangwa se effect zikunzwe gukoreshwa muri Photoshop. Ikindi cya gatatu tuza kurebera hamwe ni gukora editing y'amafoto cyangwa se editing yibanze y'ifoto. Umuntu ugiye gukora editing y'ifoto ni ibiki aba agomba kuba azi. Ikindi cya kane tuza kurebera hamwe ni uburyo bwo kwandika ku ifoto cyangwa se text, gushyiraho inyandiko ku ifoto. Ikindi cya nyuma aricyo cya gatanu tuza kurebera hamwe ni ibindi bintu byose by'ingenzi twamenya muri Photoshop. Twatangiye rero. Iyo ugiye gutangira project cyangwa se ugiye gutangira umushinga wo gukora ifoto runaka, uza hano hejuru handitse file, ukandika kuri new. Iyo ukanze kuri new bakuzanira tableau wuzuzamo. Hano wandikamo izina rya projet ushaka gukora, wenda twandike ifoto wenda rimwe. Ushyiraho izina wumva ushatse. Tugakomeza hasi, hano ushyiraho uko ingano yawe y'ifoto ushaka. Hano hari ibipimo byinshi, hari pixels, hari inches, hari santimetre, hari milimetre n'ibindi byinshi. Rero ukoresha iyo ushatse. Twebwe reka dukoreshe pixels zingana na santimetero 16 z'ubutambike na santimetero 9 z'ubuhagarike. Ibyo byose rero biterwa n'ifoto ushaka gukora uko ingana ndetse n'icyo ushaka kuyikorera. Hari ushaka gukora wenda ifoto yo gushyira kuri Instagram, gushyira kuri Facebook, gushyira ku zindi social media zigiye zitandukanye nka Twitter n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero ntago washyiramo hano santimetero ngo 10 cyangwa se santimetero 8. Ntago washyiramo santimetero wenda 1000 cyangwa se zingahe. Bivuze ngo rero biterwa n'ikintu ugiye gukoresha iyo foto, maze ugashyiramo ikigero ushaka. Wenda tuvuge nka company ishaka kwamamaza, ishaka gushyira icyapa ku muhanda, ntago yakoresha izi santimetero tugiye gukoresha. Izi ni nkeya cyane.
icyapa nta muntu wagisoma kuko cyaba ari gito cyane, bityo rero bisaba ko umuntu yongera hano agashyiraho wenda nka metero nk'umunani wenda ku icumi cyangwa se metero zingahe kugira ngo kibashe kuba kinini. Bityo rero aha ni ukuhitondera cyane. Iyo umaze rero gushyiramo izina no gushyiramo ingano y'ibyo ushaka, ingano y'ifoto ushaka gukora, ukanda kuri OK. Iyo ukanze kuri OK haza ikintu wakwita nk'igitambaro cyangwa se background iza hano. rero kubyanditse ngo background ndetse ni nk'igitambaro cyangwa se nk'igikuta kigufasha kugenda ushyiramo ibyo ushatse gukora, ushyiramo ifoto, ushyiramo inyandiko runaka, ushyiramo igishushanyo cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo rero background ukanzeho hano uba ukuyeho kari akagufuri, bivuze ko n'iyi wayeditinga. Urareba iyo ugize gutya iragenda. Hano rero ubona utuntu tumeze nk'utudomodomo, hano ni nta kintu, mbese ni ubusa, ni nko mu kirere. Iyo rero ushatse kuyigarura inyuma kwa kundi, uza hano kuri edit ugakanda kuri step back, kuri edit hano kuri step backward niho ukanda kugira ngo ugaruke inyuma. Iyi ngiyi rero iyo ukanze hano kabiri ushobora kuyihindurira izina, wenda twandike background cyangwa se igitambaro, wenda tukoresha ikinyarwanda nibyo byiza, tuyite igitambaro kidufasha kweditinga. Hano rero haza shortcuts cyangwa se nko mu kinyarwanda cyiza twavuga inzira ngufi. Hano bashyizeho ibikoresho umuntu akoresha iyo ari kweditinga, babishyira hafi ku buryo bitazajya bikurushya, aho bigiye birimo hano bikagenda birimo, ariko bafashe iby'ingenzi babishyira hano kugira ngo umuntu ajye abyifashisha bitamugoye. Hano ku ruhande rw'iburyo hano hari hano urako handitse ngo layers. ni nk'ama etape cyangwa se ni nk'ukuntu amafoto cyangwa se ibintu ugenda ukoresha bigenda byikurikiranya. Iyo wenda tuvuge iyo ushaka gukora indi layer nshyashya ukanda hano, hakaza indi. Urareba iyi ngiyi, iyi layer iri hejuru iyi layer iri hejuru y'izi zose, bivuze ngo ninandika ikiri hano nicyo kiza kugaragara. Noneho ninandika hano iki kiraza munsi y'iki. Wenda reka tubikore mu rugero ubashe kubisobanukirwa. Wenda reka twandike nka gutya, wenda hashi enye na f. Urareba iyi ngiyi, ibi ngibi twanditse biri hejuru. Noneho urabona ko igitambaro kiri munsi, bivuze ngo twanditse hejuru y'igitambaro, ariko reka wenda igitambaro tugikire hejuru turebe. Urareba za f zita zijya munsi y'igitambaro, kuko layer uko ijya hejuru niko bigenda bikurikirana. Ni nk'urwego, uzarebe urwego habanza etape ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, gutyo kugenda hejuru. Iyo rero utangiriye hasi, icyo hejuru nicyo kigaragara kurusha icyo hasi, kuko icyo hasi uhita ugipfukirana. Bityo rero ibi ngibi bizagenda bidufasha cyane gukora amafoto yacu, kuko bigenda nibyo bituma umuntu amenya uko agenda akora ifoto. Tuzagenda tubirebera hamwe. Tugaruke inyuma rero, dusigarane cya gitambaro cyacu gusa. Igitambaro rako za layer cyangwa se za zindi twakreye hano tuzisibye. Noneho reka turebe ibikunze gukoreshwa hano. Iyo utangira gukoresha amafoto uba ugomba kumenya gukoresha
icyitwa rectangle tools, ukanda hano. Iyo ukanze hano uhita ushushanya rectangle ushaka cyangwa se kare ushaka, wenda reka tuyigire gutya ingane nka gutya. Iyo rero umaze kurekura, uza hano muri settings zayo ahanditse ngo properties, cyangwa se hano hejuru. Ibiri hano hejuru nibyo biri na hano. Hano rero urabona ko hariho akarongo gatambitse gafatanye, hano hariho gacagaguye, hano hariho utudomo. Ibi byose iyo ushatse kubikoresha urabikoresha, ariko twebwe iyo udashatse kubikoresha uza hano ugashyira kuri 0, byose ka kantu ukazengurutse gahita kagenda. Hano rero uza hano ugahindura ibara rya rectangle yawe, ukaza hano ugakanda ukarigira umuhondo, umutuku, orange, umukara. Ibi rero ni ibintu byoroshye byibanze turi kurebera hamwe, ntago ari ibintu bikomeye, bityo byazagufasha gukora andi mafoto mu gihe kizaza. Byose tuzabirebera hamwe. Izi turi kwiga cyangwa se aya masomo turi kwiga ni ay'ingenzi cyane, kuko ibi byose ikintu cyose gikorwa muri Photoshop, aka gataburo umuntu aragakenera, akangaka gahindura amakureri cyangwa se guhindura position y'aka rectangle, byose nibyo tuzagenda turebera hamwe. Iyo rero uhinduye amakureri gutya, urabona ko ushiramo ikureri ushaka bitewe n'icyo ushaka gukora. Nimba ugiye gukora icyapa cyamamaza boutique yawe, nimba ugiye gukora icyapa cyamamaza wenda inzu ugurisha, cyangwa se boutique yawe igurisha imyenda, bityo usanga utu dutaburo cyangwa se utu dukare tukunda kwifashishwa cyane. Byose tuzabirebera hamwe. Icyo nakwibutsa ni ugukora subscribe kugira ngo utazagira icyo uhomba. Iyo rero tumaze kureba guhindura amabara, hari n'izindi effects cyangwa se izindi settings umuntu yakora kuri iyi kare. Urareba iyo ukanze hano hejuru bivuze ko warangije guhindura cyangwa se gukora editing kuri iyi rectangle cyangwa se iyi mubona hano uri kwizengurutsa. Iyo ujyanye ahantu hose, iyo ukanzeho ukagenda igenda aho ushatse. Iyo rero ushatse gukomeza gukora editing yayo, gushyiraho igicucucucu cyangwa se ntibonerane cyane, igasa nk'itabonerana cyane, uza hano ukanda kuri layer yayo hano, kuko ukanze hano haza settings za cya gitambaro cy'umukara. Ikindi twakwiga hano nuko hano hari akantu kameze nk'ijisho. Iyo ugakanzeho, reka ngakandeho murebe, ya rectangle ihita igenda. Bivuze ngo ni nko kugira gute, nko kuba uyibitse kugira ngo itagaragara. Hari igihe uba uri gukora wenda uri kueditinga nk'amafoto, ukavuga ati iyi ngiyi kubera ntayikeneye nonaha, reka mbe nyikoreye minimize, noneho nze kuyizana nyuma. Bityo rero niyo mpamvu aka kantu bagashyizeho. Iyo rero ugiye kuyikoresha nanone uraza ugakandaho kagahita kagaruka. Iyo rero ugiye gukora za settings twavuze, uza hano kuri ahantu handitse ngo FX, ugakandaho, ugakanda kuri ku kantu kabanza hejuru handitseho ngo blending options, ugakandaho. Iyo umaze gukandaho haza tableau ya settings handitse ngo layer style. Iyo rero iyi tableau ije, niho dutangira gushyiraho ibintu bigiye bitandukanye. Tugashyiraho reka dushyire igicucucucu wenda turebe. Urareba hajeho igicucucucu hano, reka twongere opacity yayo. Urareba igicucucucu iyo kize hano, muzabibona kenshi mu mafoto yeditinzwe, usanga bikunze gukoreshwa cyane no ku nyuguti no kuri text. Ibi nabyo turaza kubyifashisha kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Hano ni ukuza ugahindura ibara, uhindura ibara ushatse, ugashyiraho wenda ubururu
wenda reka dushyireho ubururu. Hano ni ukongera ingano yayo, urareba iyo ngiye ingano ukuntu imera, kugabanya ingano. Hano ni kongera ukuntu igera kure, spread. Hano ni kongera distance cyangwa se ingano yo hagati y'icyo gicucucucu ndetse n'iyo text. Hano ni ukugabanya reka dushyireho umukara nibyo byiza kugira ngo bize kugaragara neza. Hano ni ukugabanya iki? Kugabanya ukugaragara kwayo, isa nkaho iza yijimye. Uko wongera niko igenda igaragara, uko ugabanya niko igenda isa nk'iyijimye, ukuntu imera nk'igicucucucu neza. Noneho hano ni ukuyishyira igicucucucu se urashaka kugishyira hehe? Iyo ukaraze hano igenda yimuka, urareba ko iri kwimuka, iri kwimuka hano. Ahangaha rero hano hari n'izindi settings. Hano igiye wimura hano ugenda ubona izindi settings. Urareba ko iyo ukanze hagenda haza ibindi bintu, ariko iyo ushaka gukoresha nyine igicucucucu neza ushyira kuri normal. Noneho iki ni igicucucucu, iyo uje hano ubona izindi settings, cyangwa se hano iyo ugiye hano igenda ihinduka. Urareba ko ije mu tuntu tw'uturongo, cyangwa se hano ureba. Ibi rero ni ibintu bigenda byifashishwa cyane iyo uri gukora ifoto, cyane cyane ibijyanye n'icyapa cyangwa se n'ahantu ushaka kuza kwandika inyandiko. Iyo rero ushaka guhindura ibara ryayo, hano ushobora no kuza hano kuko harimo inzira nyinshi. Ukanda hano ukaza ugahindura ibara ryayo, ugashyiramo icyatsi, umutuku, umukara, ibyo ushatse ubishyiramo. Rero hano ni settings z'iyi rectangle, ariko izi settings zikoreshwa ku kintu cyose. Iyo uje hano rero urareba ko bigenda bihinduka hano kuri style n'ibindi byinshi. Reka rero tuyigumishe gutya. Noneho reka turebe ibijyanye na editing y'ifoto, dore ko ari ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo rero ushaka gushyira ifoto muri Photoshop kugira ngo utangire kuyikorera editing, uza hano kuri file, ugakanda kuri open, ukajya kuri muri folder irimo ukayikandaho, ugahita ukanda open. Ifoto ihita iza gutya. Iyo rero ushaka kuyongera kugira ngo ubashe gukora editing neza, hano hari pourcentage cyangwa se ingano yayo. Reka dushyiremo 50 turebe ukuntu ingana. 50, urareba ko ije imbere ibaye nini, cyangwa se dushyireho 55. Urareba iriyongereye. Iyo rero dushaka icyo tugiye guheraho ni ukuyikata cyangwa se gukata ino foto kugira ngo tubashe kwiga ukuntu bakata ifoto, kuko hari igice wenda kiri mu ifoto udashaka, cyangwa se urashaka kugikuramo ibice bibiri, byose turabirebera hamwe. Reka tugire gute iyi foto tuyigiremo ebyiri, tuyigiremo layer ebyiri kugira ngo tuze kuyifashisha. Dushyireho ifoto kabiri. Urareba zije ari ebyiri. Imwe reka tugire gute, duse kwa kundi twabyize, tuse nk'abayibitseho. Noneho tuze dukore editing iyi ngiyi. Noneho ushaka gukata uza hano ugakanda kuri aka kambere. Aka niko navuga kagira vuba ku muntu ugitangira, dore ko hari uburyo bwinshi. Noneho tukagira gute, tukaza tukazuminga ino modoka kugira ngo tubashe kuyibona neza, tuyikate neza. Dushyiremo wenda 90.
rero iyo ije neza uraza hano ugatangira gukata, ukaza ugakata. Njye ariko ndi gukata nihuta, ntabwo biza neza cyane kugira ngo, kubera nta mwanya mwinshi dufite. Ukaza hano ugakata gutya, ukazamuka mpaka uyirangije. Ukaza gutya hejuru naho ugakata. Ibi rero ni ibintu tuzagenda twifashisha mu mafoto menshi cyane, aho wenda umuntu ashaka guhindura background ye, nk'uko mujya mubibona wenda muri studio, ugasanga umuntu bamukoreye ifoto afite background wenda ari ahantu runaka hazwi cyangwa se mu kindi gihugu, nyamara yafatiye ifoto mu Rwanda muri studio, ugasanga ni ibintu biba byakorewe muri Photoshop. Cyangwa se nk'iyo tugiye kwifotoza pasiporo, ugasanga bagufotoye ifoto wenda inyuma hariho ibara ry'umukara, ariko wajya kubona ifoto yaje twa dufoto twa pasiporo ukabona hariho wenda ibara ry'umweru. Nta kindi bakoresha uretse gutya, ni ugukata ifoto gutya turi kwiga, ugahita ugera hamwe wakize gute watangiriye. Noneho ifoto tukagira gute, tugahita tuyigabanya tukayishyira kuri 50 kugira ngo tubashe kuyibona neza. Tuyishyire kuri 30 kuko niho yari iri, 30. Noneho iyo umaze gukata cya kintu ushaka, uraza hano hasi hari akantu kameze nk'agakare kafitemo akazeru mo hagati, ugahita ugakandaho. Iyo ugakanzeho, bya bindi byose byari bisigaye bihita bigenda. Iyo umaze kugenda rero, kubera hano twagize gute ino foto tuyifite iyo hejuru, reka tuyifungure. Noneho kubera iyi ngiyi yindi tuyifite nanone nayo, kubera twakaseho kano, urara n'amafoto abiri, hari yuzuye, hari niyo twakase hagasigara imodoka gusa. Imodoka rero dushobora kuhita tugira gute, tuyishyira hano ku ruhande. Urareba aha, reka tuyishyire hano munsi. Urareba imodoka, ya modoka dore ngiyi imwe twakase, do ushobora kuyishyira ahantu ushatse. Urareba zibaye imodoka ebyiri, ushobora kuyishyira ahantu ushatse, hejuru, hasi. Urumva iyo ari nk'umuntu rero umushyira kuri background ushatse. Urareba imodoka zibaye ebyiri. Iyo ushatse kuyongera cyangwa se kuyongera ingano yayo, ukanda Control T. Iyo ukanze Control T bashobora bakuzanira settings hano. Ushobora kuyongera ubunini, ubutoya, ushobora kuyihindura. Iyo ushize hano wenda akantu ka moins cyangwa se ko gukuramo, ihita yihindukiza kuko uba uyikaraze. Urareba yise ireba hasi, iyo ugasibye ikongera kareba hejuru. Hano rero inaho iyo ugashyizeho akantu ko gukuramo, ihita yikaraga ku ruhande rw'iburyo cyangwa se ibumoso. Urareba yikaraze ihita ijya hirya. Reka tuyikurure hano. Urareba yahise yikaraga ijya hirya. Urareba mbere yarebaga hano, ariko isi ireba hano. Izi rero ni ubwoko bwo gukata ifoto. Tuzagenda tubirebera hamwe nyuma mu masomo azagaruka. Nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo utazahomba byinshi. Wenda tuvuge iyi modoka turashaka kuyigira gute, kuyishyiraho igicucucucu. Tuvuge wenda hari izuba, uza kuri hano ugakanda handi twize kuri FX, ukajya hande hejuru. Noneho tukaza kuri handi kuri drop shadow, ugahita ukandaho gutya. Noneho reka dushake igicucucucu, dushyire igicucucucu. Tuvuge wenda ko hari izuba, size tuyongere. Urareba biterwa nuko ushaka editing ifoto. Hari wenda wari wakunda kugira gutya, kwiza gutya. Igicucu turebe. Urareba igicucu iyo ugize gutya kiza hirya, wagira gutya kikaza hino. Biterwa naho ushaka ko igicucu cyiza. Urareba kukiza ibumoso
iburyo, inyuma, biterwa mbese n'aho izuba riri. Uko ugenda wikaraga niko n'igicucucucu kigenda kigira gute, kijya hirya ibumoso, iruhande. Ushobora no kugihindurira ibara, ukaza hano ugashyiraho umutuku, ngira ngo mujya mubibona ku byapa bigiye bitandukanye. Ibi rero ni byose tuzagenda tubirebera hamwe mu masomo ari imbere. Hano turi kugira vuba kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Twagiye ikindi tugiye kurebera hamwe ni ukwandika ku ifoto, cyangwa se uburyo umuntu yakwandika ku ifoto. Iyo ushatse kwandika rero ku ifoto, uza hano kuri text cyangwa se ahantu handitse T, ugakandaho, noneho ugakanda rimwe mu ifoto, ugatangira ukandika. Wenda ukandika imodoka igurishwa. Urareba twanditse, haza ari umutuku, twanditse imodoka igurishwa. Urareba ko twanditse bikaza ari umutuku. Iyo ushatse guhindura ibara, nta handi uza hano hejuru ugahindura ibara, ugashyiramo ibara ushatse, ubururu, umutuku se cyangwa se umukara. Iyo ukanze hano OK, bihita bigira gute, uranza ugaselekisiona gutya, ukaza ugatangira ugakanda ibara ushatse, oranje, umukara, iki byose tuzagenda tubyiga uburyo ukoresha ibara, uburyo wakoresha ibara rikaza neza ku ifoto runaka. Urareba wenda ukoresheje ubururu, urara ntabwo bisa neza cyane, ariko uje hano ugafata ibara wenda byenda gusa n'ikirere hariya, urabona ko byenda gusa neza kurusha wenda ubururu. Iki ni icya mbere cyo guhindura ibara. Iyo ushaka rero ko kiba kinini cyangwa se izi nyandiko ziba nini, ukanda control, ugakanda na A cyangwa se A, bigahita byiselekisiona cyangwa se ukabiselekisiona, ugahita uza hano handitse ngo T. Hano handitseho ubwo ni size yazo cyangwa se size y'inyandiko, ugahita umanura hano cyangwa se ukandikamo size ushaka. Wenda dushyiremo 100, urabona ukuntu bingana, dushyiremo 110, urabona biriyongera. Iyo rero umanuye hano bigera kuri 72 ntago biharenga, ariko kubera twebwe badushyiraho akazu ko kwandikamo, ushobora kwandika n'1000 cyangwa 500, uretse ko bita biba binini cyane. Wenda reka dushyireho 200, wenda turebe ukuntu bingana. Urareba ko bije ari binini. Iyo rero urangije ukanda hano hejuru habanza, ugahita ukanda gutya. Rero settings twabonye zo gushyiraho igicucucucu n'iki n'inyandiko zirazigira. Iyo ushatse gukora settings z'izi nyandiko, uza hano ugakanda kuri FX, ukaza hano kuri blending options. Iyo zije izi settings nanone ushyiraho igicucucucu, ugahindura ibara, wenda dushyiraho ibara ry'umukara gutya. Urareba igicucucucu ni kinini, tukakigabanya na distance yayo tukayigabanya. Urareba ko bitangiye kuba byiza ukuntu, tugahindukiza bikaza ku rundi ruhande. Urareba ko bigenda bihinduka, urareba ko bisa nkaho bije bisa neza. Biterwa rero n'ifoto ushaka cyangwa se n'ikigamijwe, kuko hari ifoto wenda yo gushyira muri salo yo kumanika, hari ifoto y'ubucuruzi, hari ifoto yo gushyira ku byapa. Urumva ni ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe. Icyo nakwibutsa ni ugukora subscribe no kwandika. Nimba hari ikibazo ufite ukandika hasi muri komenti tukabasubiza, cyangwa se waba ufite igitekerezo cy'ibyo twazigisha ubutaha.
Ikindi twarebera hamwe ni ibikoresho bikunze kwifashishwa cyane, aho twareba wenda nk'iki ngiki, iyi ni igisibisho cyangwa se igikoresho gisiba. Iyo ushaka gusiba nk'ikintu runaka, uza ugakanda kuri layer yayo, urareba nk'iyi ni layer nk'uko twayibonye, iyi urareba iri hejuru, niyo mpamvu inyandiko yayo iza hejuru ya byose. Iyo rero dushaka wenda gusiba cyangwa se gusibaho ikintu, turaza tugakanda hano, noneho ukasiba cya kintu ushaka. Iyo ukanze hano hari akantu kaza hano hejuru, nako ni ingenzi. Urareba iyo ukanze hano bisaba ko iyo usibye bisibika neza. Urareba ndasibye. Reka noneho tugaruke, step backward, twongere tugaruke. Noneho iyo uje hano ugakanda kuri aka ngaka kabanza, urebe ukuntu biza kugenda, ukongeraho wenda ukongera ubunini bw'igisibisho, urebe ukuntu ntago bisibika neza cyane, kuko wagabanyije ubukana bwo gusiba. Urareba hano iyo usibye bisibika cyane, ariko iyo ushyize hano bigenda bisibika gahoro. Ibi rero tuzagenda tubyifashisha cyane mu mafoto, gukora editing hano birifashishwa cyane. Tukaba rero twasoreza hano. Ubutaha tuzarebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye byinshi kandi byiza. Nkaba nizera ko hari icyo mwungutsemo, kandi nkaba mbashimiye kuba mwadukurikiye. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo wakora ifoto yo gushyira kuri social medias, kuri Instagram, guhindura background, guhindura ibara ry'imyenda wambaye, guhindura ibara ry'ahantu uri. Ese ushobora kwishyira ahantu ari nijoro kandi ari ku manywa, ushobora kwishyira ahantu ku manywa kandi hari nijoro. Turebere uburyo wahanagura ifoto yawe, ibiheri ufite mu maso ukabikuraho. Byose tuzagenda tubirebera hamwe. Icyo nabashishikariza ni gukora subscribe kugira ngo mutazagira icyo muhomba, kandi n'ikibazo mufite mukandika muri comments tukabasha kubasubiza. Muhorane amahoro y'Imana, naho ubutaha. Murakoze.